amahoro y'Imana arutaye umuntu yamenya nakomeza ganze imitima yanyu n'ibyo mwibwira muri Kristo Yesu. Mwene sose ngo basuhuze. Mbahaye ikaze mu nyigisho yacu nshya tugiye gutangira, aho tugiye kuganira ku gusenga. Muri inyigisho yacu yo gusenga tuzarebera hamwe igisobanuro cyo gusenga, impamvu dusenga, umumaro w'amasengesho, ubwoko bw'amasengesho, ndetse n'icyo gusenga kumara mu buzima bw'umukristo. Ndabizi bamwe bashobora kuba bibajije ngo ariko se iyi ni inyigisho twari dukeneye, gusenga ntitubizi, si igikorwa dukora buri munsi? Ndetse bamwe banakoze amasengesho menshi, ndavuga y'ubwoko butandukanye, yaba yo kurara ku musozi, gusenga nijoro, gusenga ku manywa, kwiyiriza ubusa, amasengesho y'iminsi myinshi, ku buryo umuntu yakwibwira ko nta gishya agiye kumenya ku bijyanye no gusenga. Ariko turebye neza mu ijambo ry'Imana tukariyemera kuturondora no kutumurikira, tuzabona ko akenshi dukora amakosa mu gusenga, ndetse rimwe na rimwe bigatera imitima yacu ubwihebe, cyangwa se kumva twizinutswe no kumva duhaza iby'Imana, kuko tubona ko Imana hari itumva gusenga kwacu. Bavandimwe, nta kivuna umutima ndetse no kumva umuntu acitse intege nko kuburira ibyo ushaka n'ibyiringiro ku Mana, kandi ariyo bwirukiro ndetse n'igisubizo cyawe cya nyuma aho wagikura. Ko Imana ari dusaba gusenga kandi ikatwemera ko tuzahabwa ibyo tuyisaba byose mu gusenga, ni iki gituma tutabihabwa? Ibi byose rero nibyo tuzarebera hamwe kandi tukabishakira igisubizo tumurikiwe n'ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana niryo ryonyine ryihariye ubutware kandi rifite n'ibisubizo by'ibyo twibwira n'ibyo twibaza ku bijyanye no gusenga. Reka mbahe ikaze, Imana ibahe umugisha. Ubutumwa bwiza bwaruka igice cya 11 umurongo wa mbere haragira hati, nuko ari ahantu hamwe asenga, arangije umwe mu bigishwa be aramubwira ati, databuja twigishe gusenga nk'uko Yohana yigishije abigishwa be. Naho mu butumwa bwiza bwa Matayo ibice 6 umurongo wa 5 ukagera ku murongo wa 8 haragira hati, nimusenga ntimukamere nk'indyarya, kuko bakunda gusenga bahagaze mu masinagogi no mu nzira ngo abantu babarebe. Ndababwira ukuri yuko bamaze kugororerwa ingororano zabo. Wehoho nusenga ujye winjira mu nzu ubanze ukinga urugi, uhere ku senge so mwihereranye, nuko so ureba ibyiherereye azakugororera. Umurongo wa 7, namwe nimusenga ntimukavuga amagambo menshi muyasubiramo hato na hato nk'uko abapagani bagira, bibwira ko kuvuga amagambo menshi ari byo bituma bumvirwa. Umurongo wa 8, nuko ntimugase nabo, kuko so azi ibyo mukennye mutaramusaba. Abigishwa ba Yesu babanye nawe, bamubonye akora ibitangaza, babanye nawe babona azura abapfuye, kandi Yesu yigishaga ubutumwa bw'Imana afite imbaraga. Ndetse mu butumwa bwiza bwa Luka ibice 5 haragira hati, ngo batangazwa nuko avugana ubutware ngo ntase n'abanditsi babo cyangwa se abafarisayo. Ariko nubwo ibyo byose babibonanye Yesu ntibigeze bamusaba gukora ibitangaza, ahubwo bamwinginze ngo twiyigishe gusenga. Niki cyatumye bifuza ko Yesu abigisha gusenga? Bibiliya ntitubwira impamvu ngo itange igisubizo, ariko kuri njye nibwira ko impamvu ya mbere yatumye abigishwa basaba Yesu ngo abigishe gusenga nuko babonye abikora kenshi. Iya kabiri nuko nibwira ko babonye umusaruro uva mu gusenga kwe. Icya gatatu nibwira ko ahari cyatumye basaba Yesu ngo abigishe gusenga nuko babonaga abikora mu buryo butandukanye n'ubwo bo bari bazi cyangwa se bo babikoragamo. Nkuko nabivuze, Bibiliya nta gisubizo yatanze, ariko turebye uburyo abigishwa bamusabye ngo nabigishe gusenga n'icyari cyabaye, Bibiliya twereka ko Yesu Kristo ubwe yararangije gusenga. Nuko bamusanga aho yasengeraga, baramubwira ati, mwigisha turakwinginze, turagusaba twiyigishe gusenga. Ndetse baravuga ngo nkuko Yohana nawe abikorera abigishwa be, niba natwe turi abigishwa bawe twiyigishe gusenga. Ku bigishwa ba Yesu kumenya gusenga cyari icyifuzo nyamukuru, kandi babonaga ko bakwiriye kumenya kugira ngo babikore nk'uko umwami Yesu nawe abikora, cyangwa se mu buryo bukwiriye nk'uko umwigisha wabo azi ko bikwiriye gukorwa. Ubundi gusenga nibaza ko nta muntu n'umwe mu bihugu by'iwacu ufite icyo yemera adasenga, yaba abasilamu, abakristo cyangwa se abaraguza, bose bahurira ku gikorwa cyitwa gusenga. Ni ukuvuga ngo umuntu yabanza akibaza ngo ubundi gusenga ni iki? Mu bisobanuro byoroshye bivuga ku gusenga, turebeye muri dictionnaire cyangwa se dictionnaire biblique, gusenga bisobanurwa bityo: ni ukuzamura cyangwa se gukingura ubugingo bwawe, ukabuzamura kugira ngo ubuhuze n'umurimo, binyuze mu kumuramya, mu kumushimira, mu kumutambira ibitambo, ndetse no kumuzanira amashimwe, maze icyo gikorwa kigatuma habaho ubusabane hagati yawe n'umurimo. Abandi basobanura gusenga mu buryo bworoshye nko kuvuga ngo ni uguhindurira umutima wawe ku Mana, cyangwa se ni ukwerekeza umutima wawe ku Mana. Abandi bakavuga ngo gusenga ni ugusabana. Yewe hari n'abasobanura gusenga bakavuga ngo gusenga ni ubuzima. Ese bavuze ngo gusenga ni ubuzima, baba bavuze iki? Nibyo tuzaganira muri iyi nyigisho yacu. Rimwe nigeze guhura n'umudamu ukomoka mu gihugu cya Kenya, twahuriye muri supermarché aho yakoraga ubucuruzi. Nuko turaganira, ndangije guhaha nkuko asanzwe rimwe na rimwe mbikora, ndamutumira kugira ngo azaze ku rusengero iwacu. Twari dufite amasengesho y'iminsi myinshi, ndamubwira nti kaze uzaze tujye gusenga, ngutumiye iwacu. Arangije arambwira ngo ubwo mufite amasengesho yo gusenga iminsi myinshi. Ndamubwira nti yego. Ubibwiwe n'iki se?
atoya nta kibimbwiye, ati nuko aricyo kintu cya mbere cyantangaje ageze mu Rwanda. Nasaza abanyarwanda basenga bikabije, biyiriza ubusa, bahura n'amasengesho y'iminsi myinshi. Atari kukimbabaza nuko usanga amasengesho yabagira umumaro muke. Mbona gusenga kwabo gufite icyo kubuza. Kubwe anyerura ambwira ko mu gihugu cyabo cya Kenya udashobora kubigereranya n'uburyo abanyarwanda basenga. Sindagira amahirwe yo kugera muri Kenya ku buryo nabimenye, ariko kubwe niko yambwira. Ibi binyibukije inkuru imwe yabaye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri universite imwe muri icyo gihugu. Ubwo ushinzwe ibizaroho cyangwa se iby'umwuka yarimo yigisha abanyeshuri muri universite, yabajije abanyeshuri atese gusenga ni iki. Mu gihe abigishaga ibyo, umwe mu bakobwa yarahagurutse abaza umugabo wabigishaga cyangwa se ushinzwe ibyaroho, aramubaza ati ariko se ni iki gituma Imana idusaba gusenga no kuyinginga no kumara umwanya imbere yayo kandi izi ibyo dukeneye byose? Ese ni iki gituma Imana itabiduha kwibibiza imbere yuko dusenga? Mu by'ukuri ni iki gitera Imana kuturushya? Ugendeye kuri iki kibazo cy'uyu mudamu uhita ubona neza ko abantu tutazi gusenga icyo ari cyo. Gusenga si uburyo Imana yashizeho bwo kujya gusaba no kwakiriramo ibyo dukeneye byose bikomoka ku Mana. Gusenga si ATM y'umwuka, nkaho umuntu yinjiza ikarita cyangwa se icyumba Imana yashiriye ahantu kivuga ngo ufite ibyo akeneye najya aza tuhahurire maze muhereze ibyo akeneye agende. Ntabwo aricyo cyashyiriweho gusenga. Gusenga si uburyo bwo kwakira ibisubizo. Gusenga si uburyo bwo kwikoreza Imana imitwaro. Gusenga si icyo bisobanuye, nubwo no gusaba no kwikoreza Imana imitwaro nabyo bigize gusenga. None se gusenga ni iki? Yesu Kristo yagiye asubiza iki kibazo. Uko nabibabwiye abigishwa be baramubajije, twigishe gusenga. Yesu yatangiye asenya imisengere yari isanzwe iriho kandi imenyerewe, ndetse inakorwa na bamwe mu banyamadini bakomeye. Bibonaga nk'abantu babumbatiye ukuri no kumenya inzira igana ku Mana mu buryo nyabwo. Abo nibo bitwaga abafarisayo. Yesu biratangaje kubona yaratangiye yataka kandi asenya imisengere yari isanzweho yizewe y'abafarisayo. Niyo mpamvu natwe dukwiye kongera kwibaza ngo ariko se turasenga mu buryo Imana ishaka ko dusengamo? Aho dusenga nk'uko ijambo ry'Imana rivuga? Yakobo mu bice 4 yaranditse agira ati, murasaba ntimuhabwe kuko musaba nabi, mushaka kubyayishira ari ryanyu. Umwami Yesu ubwo yari mu masaha ye ya nyuma n'iminsi ye ya nyuma yitegura gusohoza umurimo wo gucungura abantu ndetse no gusubira kwa se, yatangiye kubabwira amagambo akomeye. Mu butumwa bwiza bwa Yohana ibice 14 uhereye ku murongo wa 12 ndetse n'ubutumwa bwiza bwa Yohana ibice 16 umurongo wa 22, Yesu yatangiye kubwira abigishwa amagambo akomeye agira ati, nimusabe kugira ngo umunezero wanyu ube wuzuye. Ntacyo muzasaba data cyose mu izina ryanjye ngo areke kukibaha. Bibiliya itwemerera gusaba kandi yerekana ko kimwe mu tubahisha data nuko tugira icyo tumusaba maze nawe akakidukorera. Yohana we mu rwandiko rwe rwa mbere ibice 5 uhereye ku murongo wa 11 yaravuze ngo ibi nibyo bidutera gutinyuka, nuko tuzi ko twumva iyo dusabye ikintu cyose nuko ashaka. Gusaba Imana, kuyinginga, kugira icyo dukenera kuyo tukayibisaba ni uburenganzira bwacu duhabwa n'ijambo ry'Imana. Bibiliya itwereka ko Imana yiteguye kutwumva kandi ifitiye ibisubizo ibyo tuyisaba, ndetse ni na kimwe Imana ishaka ko dukora kugira ngo nayo yubahirizwe mu mwana wayo. Ariko se ni iki gituma dusaba ntiduhabwe kandi Imana ari ibitwemerera? Yakobo rero yerekanye ikibazo aho kiri, nuko dusaba nabi. Yohana we avuga ko igitera umunezero ari uko tuzi ko twumva iyo dusabye ikintu cyose nk'uko yo ashaka. Ariko ndajya nkwibutse ko gusenga kutashyiriweho gusaba. Gusenga si ugusaba, ahubwo gusenga kurenza ibyo. Kuko twarira igisobanuro cyo gusenga, gusenga ni ugusabana. Gusenga ni ukuzamura umutima kugira ngo uwuhuze n'umuremyi binyuze mu buryo Imana iteganya ko bikwiye gukorwamo. Yesu we yigishije abigishwa gusenga. Mbere yuko rero tuzatangira kureba umumaro wo gusenga nuko bikorwa n'inyungu yabyo ndetse n'ubwoko bw'amasengesho, ndagira ngo nongere mbanze nkwibutse ko muvandimwe, gusenga si igikorwa Imana yashyiriyeho wowe, ahubwo gusenga nabigereranya nk'ubuzima. Kubera iki? Abanyarwanda bakunda guca umugani bakagira bati uburere buruta ubuvuke. Ibyo bishatse kuvuga iki? Umuntu wese ntabwo agizwe nuko yavutse, si cyo kimuranga mu mibereho ye. Oya, ahubwo uko umuntu yarezwe nibyo byerekana uwo ari we. Nibyo ntiwarerwa utaravutse, ariko umumaro nuko uzabaho byo bizagendwa nuko warezwe. Hari abantu benshi nagiye numva cyane muri iki gihe abitwa ko bamenye ukuri ndetse n'ubuntu. Bamwe muri bo basuzuguye amahame ya Bibiliya adahinduka uhereye mu itangiriro Imana isabana n'abantu kugeza isi irangiye. Bo bayasimbuza cyangwa se bayita ko ari ibikorwa by'idini. Bo rero bamenye ukuri, nta mpamvu yo gusenga. Imana iratwumva, Imana iratuzi, Imana iba muri nge. None niki gituma usenga? Biratangaje, umuntu winyura gusenga nabigeranya n'umuntu uvuga ngo si ngombwa kurerwa, si ngombwa kugirana umwanya no gusabana n'abatubizaye cyangwa se n'abaturera, kuko twebwe twaravutse. Kubw'ibyo ubuzima buturimo nta mpamvu yo konka, nta mpamvu yo kurerwa, nta mpamvu yo kwigishwa, gukarabizwa n'ibindi, kuko twebwe turiho. Gusenga nabigereranya n'ubuzima umwana ahabwa cyangwa se abonera mu mubyeyi we binyuze mu rukundo no gusabana no guhoberana no gushyikirana, gukina cyangwa se gusangira. Ibyo byose mvuze nabigereranya no gusenga. Si cyo cyonyine gusa, saho honyine twumvira ubusabane n'ubuzima duhabwa n'ababyeyi, ariko ni kimwe
muri byinshi tuzaganira tuboneramo, kandi cy'ingenzi gusabana n'uburere dukura ku mwami Imana, kuko gusenga ni relation, gusenga ni ugusabana. Navuga ngo gusenga ni ukwakira ibivuye mu mutima w'Imana bitafatika byo mu marangamutima, tukabyakira bikatubamo binyuze mu gusenga, maze natwe tukayihereza uko twiyumva. Mbega gusenga ni nko kugurana, ni ukubwira Imana uko niyumva, maze nayo ikanyuzuza uko yitekereza n'uko yiyumva, maze nkaruhurwa n'uko kubana nayo. Ubu rero ndacyari muri introduction, ariko ubutaha tuzatangira twige gusenga tubihereye mu isengesho umwami wacu Yesu Kristo yatwigishije gusenga. Nk'uko yabibwiye abigishwa be, atangira asenga ati ntimukamere mutya, ntimukagire mutya, ahubwo nimusenga murye muvuga mutya muti. Mbega Yesu Kristo yatanze uburyo nyabwo abakristo cyangwa se abasenga bakwiye gusengeramo. Nta yindi nzira nabonye, nta bundi buryo nabonye bwatwigisha kumenya gusenga nk'uko umwami Yesu yabitwigishije. Niba ari byo yeretse abigishwa be, nawe niko yasengaga. Reka soze mbabwira ngo ubu buryo Yesu Kristo yigishije abigishwa be gusenga ntushobora kubukoresha muri indi dini ritari rya Gikristo, kuko mu by'ukuri waba urimo ukora ikizira. Urugero, ugiye mu basilamu ugasenga isengesho umwami Yesu yatwigishije, uretse gusa kuba bagufata nk'ikizira no kuba bagutera amabuye cyangwa se umuyobe utazi Imana Allah, nta kindi bagukorera, kuko kuri bo kirazira gutinyuka kwita Imana data. Yesu Kristo ubwo yahuraga n'umusamariya ku iriba, ni inkuru dusoma mu butumwa bwiza bwa Yohana ibice 4, baraganiriye, maze umusamariya aramubwira ati mwebwe mwibwira ko Yerusalemu ariho hantu ho gusengera, kandi basogokuruza bo basengeye kuri uyu musozi witwaga Gerizimu. Maze umwami Yesu uhereye ku murongo wa 20 atangira kumusobanurira, aramubwira ati ntabwo bikeneye ko umuntu asengera Yerusalemu cyangwa se azasengera kuri uyu musozi, ahubwo data ashaka ko bamusengera mu mwuka no mu kuri. Nubwo rero tuzabivugaho, ariko aho ashaka kuvuga ni ijambo rigira riti data. Isengesho ry'umwami wacu Yesu atangira kutubwira ko nidusenga, dore uko twiyaderesa, dore uko dukwiye kubona Imana, tukwiye kubanza tuvuga tuti data, data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe. Aha rero niho tuzahera mu nyigisho yacu ubutaha, ubwo tuzaba dutangira kwiga gusenga. Burya mbere ya byose Yesu Kristo yavuze ko abamwizeye Imana niwe wenyine wayiduhinduriye kuba data, umuremyi w'ijuru n'isi, uwaremye isanzure, Imana idashobora gukwirwa mu bwenge, Imana umuremyi wa byose, uwo abamarayika bahora bikubita imbere, uwo nguwo abahanga n'abize badakwiza mu bwenge bigatuma muhakana ko atabaho, Imana idashobora kugerwa, ikibirengeye uwo nawe udakwiza mu bwenge, Yesu yavuze ko ari data. Dore ibanze rya mbere ryo kumenya gusenga ni ukumenya usenga uwo ari we, kandi ukamenya isano mufitanye. Ntabwo ari iyo ngiyo kure, ntiturabajabe gusa, ahubwo twinjira mu isano nk'iry'umwana afitanye n'umubyeyi. Imana ni data. Nk'uko nabivuze, ni abakristo gusa bihariye kwita Imana ko ari data, naho abandi bo bayibona nk'aho ari abacakara bayo. Twarabivuze ko Imana ari umwami, natwe tukayibera abacakara, ariko wibuke ko iyo relation ni igihe dukorera Imana nk'umwami, cyangwa se kubera urukundo rwayo rutagira akagero yadukunze bigatuma dupfa mu bushake bwacu tukaberaho yo. Ariko isano rya mbere, Imana ni data. Iyo tuyegera rero tuyegerera mu rukundo ntangere yatugaragarije mu mwana wayo. Reka mbashimire kandi mbararikire kuzakurikirana inyigisho. Ndizera ko ibyo umwami Yesu yampaye kumenya nta kabuza namwe nzabibasangiza ku bijyanye no gusenga. Imana ibahe. Reka dusenge. Ndagushimira Imana nyir'ijuru n'isi kubw'uyu mwanya uduhaye, kandi no kuri uburyo duhaye kugira ngo dutangire inyigisho ijyanye no gusenga. Ndasenga asaba umwuka wera ngo bari gutwigisha azadusobanurira uburyo bwiza bwo kwegera Imana, kuko ndabizi niho turuhukira, kandi data akeneye ko bamusenga nabo bamusengera mu kuri no mu mwuka, arabikeneye ndetse aranashakisha. Niyo mpamvu nongera gusenga asaba umwuka wera ngo wowe ubwawe utwigishe. Ijambo ryo riratubwira ngo ni nawe udusengera nk'uko Imana ishaka, uyobora imitima yacu, utwigishe gusenga mu buryo Imana ikunda, kugira ngo gusenga kwacu kudahinduka ikizira, ahubwo uhinduke nk'umubavu uhumura neza imbere y'Imana. Gusenga kwacu guhinduke parfum de bonheur, umubavu uhumura ugatamya ijuru, Imana ikanezezwa no kumva gusenga kwacu. Uragahezagirwa, urakoze, kandi twiteguye kwigishwa nawe mu izina rya Yesu Gusubizwa.